dore cya kigabo. Empologoma muganda w'empologoma, empologoma muganda w'empologoma, empologoma muganda w'empologoma, zedi empologoma muganda w'empologoma. Aboneka mubazi bro bisobanura iki mu kinyarwanda? Bro ni mukuru wawe wa kintu. Brother ni umuvandimwe wawe. Ntagushobije cyakora yabaho acyo igisambo. Byari byakubaho mu ruhame rw'abantu gasanga umuntu batezeho ijambo rya nyuma ni wowe. Byambayeho nkuko nigeze kujya gusabira umuhungu mu karere ka Kayenzi. Kugira iki ka Kayenzi? Kumusabira. Umuntu arampamagara. Iyo mbije kuvuga amazina ko arambwira ati yitwa Wisdom. Imyaka 30 bakobwa batangiye kwiheba. Bakobwa mufite imyaka 30 muzaze hano muduhe ikiganiro mubibwira abantu muvugisha ukuri ko mubayeho ku mutima. Baba batangiye kwiheba atagiye ukubeshya. Aha. Niye basengu bigenze yagize 22-23 abakiri muri kaminuza arimo kwisoza sibyo? Iyo myaka itangiye kurenga baba batangiye kwiheba. Nibyo bita mu gitondo babyita ngo ikiwe yo waraye hano hari ifunguro rya mu gitondo tugwa bagita ikiwe Umucyongereza ni breakfast. Mu gitondo duha abantu icyayi gishyushye. Je suis pourquoi je t'aime. Ubuvuze guke bwo? Ndagushubuje mu kivandimwe. Afite teresifika iwawa yo kudoda iki. Ntabwo nje barakujyana. Teres ngewe. Pas toucher. Permis de conduire. Ana be. ako kantu kabikene. Ataye umutwe uzawutora ugire ibiri dore n'umwe ntacyo kumariye. Ese urwamagara nde? Alo? Oui. Ninde nanze ko mamagaye inyogoye ko numva ari umugore uje. Sente wagane. Umukobwa mwe. Okay, mbabara nakwanse inyogoye mwandikaho rimwe nashaka kuvugisha inyogoye uri mwana w'igise. Tuzongera kwagiye iki? Hafi y'amarimbi. Ku ntare okay nta kibazo kune tuzahaza ngize ngo ni ku marimbi ya Rusororo ubwo se ni kwaza napfuye. Misa Yesu ubwo nta kibazo kuko nakwantse inyogoye kanyogoye niyo nenge kwama nagushyiso inyogoye rimwe inyogoye nta cyo kiro sasa umunsi mwiza mabuja. Urashaka ko tuzakora kwa kangahe? Sawa urabizi duca amafaranga menshi no kwanza Indirimbo nkunda ivuga ngo iby'isi Yesu yabinkuyemo. Twiririmbe. Iby'isi Yesu ko nibagiye aka iby'isi Yesu iby'isi Yesu yabinkuyemo. Ahubwo se ko nibagiye beat yayo kireka mfite nk'igitabo. Meza. Witwa nde? Ingabire. Yego. Witeguye gusubiza ikibazo cyanjye? Yego. Nakubwira ijambo urisubiremo. Yego. Vuga ngo birth certificate. Birth certificate. Birth certificate. Uravuze? Birth certificate.
ati kigire ko nanjye mfata ikindi njya kureba nyoko yanjye. umunyamakuru aranambaza ati mbese Nzovu urabona u Rwanda rufite amahirwe yo kuzajya mu gikombe cy'isi kuko njye numvaga tugiye gukina na Nigeria hano i Kigali kandi nakurikiza abakinnyi Nigeria yari afite umukinnyi ukomeye cyane ukina ku makipe y'i Burayi sinibuka izina ryiwe ko yahembwaga bavuze umushahara wiwe ibaza umuntu wahembwaga amafaranga bashyira mu manyarwanda yahembwaga miliyoni ni nka 350 bashyize mu manyarwanda buri cyumweru washyira mu kwezi kuko hari ukuntu bafata ku kwezi kugizwe n'ibyumweru bine wasangaga uwo mukinnyi ahembwa miliyari imwe n'ibihumbi na miliyoni magana angahe umukinnyi waje dukubitira ibitego bibiri hano kuri stade Amahoro. Umukinnyi umwe wenyine yahemba bakira mu Mavubi hafi nk'imyaka nka 40. ari umukinnyi umwe wenyine. Ngewe ndavuga nti u Rwanda ruzajya mu gikombe cy'isi ngewe nakiriho abana banjye nibo bazareba Amavubi kandi koko ibaze bajya mu cy'isi bari kuzakina n'Ubufaransa bari kuzakina na za Noza na za kipe Mbappe akinamo kuko bari kuzaba dutsinda ibitego bingana. Nzovu nawe gira urongore rero. Hari igihe ntarongora se. Nzovu harya rimwe niwize mu Gifaransa iyo waba guhagurutse ugiye kuri toilette wakagagahushya ngo iki mu Gifaransa twavuga ati pardon monsieur enda twigishwaga n'umugabo pardon monsieur est-ce que je vais d'aller à la toilette s'il vous plaît. yakubwiyaga ngo jya guhanagura ikibaho yakubwiyaga ngo iki ariko njya keshi umwana ntabwo abimbwa ko nari ndi mugufiya ikiba ntabwo nagishyikiragaho. umuntu aragusura wategura amezi ibiryo byahiye kare uzanye igisorori cya mbere uragenda nk'umuntu ufite amabuno natwe dufite manini turirukanka ndugu yangu natwe dufite manini turavuduka uzanye igisorori cy'umuceri ikifiriti kizahagera umuceri wahoze ikisupu kizahagera ifiriti hoze se uri kwibaza se uyu mudamu ibi biryo ari kubipima muri laboratoire ise sako Nzovu soma Faraza yakeza yicaye acaza yicaye kuvuga ibisakuzo nka warushye Faraza acaza yego tono disc reka da umuziki bitaga tono disc wacezaga wicaye gutyo ufite radio gutyo ukaceza wicaye kiga mwishimwa ngo ibigari u Rwanda rugizwe n'ubusubungari shaje Suzanne baraguseka imbere y'ikamera none se ni ntagisubiza bakivuge ubundi baraguseka nabwo baraguseka nanjye ndabaseka icyo uzinwa ngo nambutse Nyabarongo bingoye ngaruka mu mujyi wa Kigali ugize amahirwe utanye korora inkoko ubwe bivuge u Rwanda miliyari igira amazeru angahe miliyari igira amazeru rimwe miliyari imwe ntabwo ndabivuze sinabivuga arindwi uri umunsi fasha 9 miliyari ye abantu mwize reka babyize ukuri abantu mwize ibungwe mwarabaswa bitewe n'ibigage mwangowe n'amaraso murabaswa nka Nzovu nize primaire njye mbarusha ubwenge ariyo ukunda yayo mazi ngewe aya rubine yose nakwinywera sinangombwa guteka kuko agera nubwo bavuga ngo abarimo utuyoka tugera mu nda tugahura n'iyange yabaye ikigugu imaze imyaka 50 n'ingahe ikayirya vuba vuba usko bikase ndagambaniye Yesu n'ibicucu bibiraho ngaho abana n'umugambanyi si Petero isacha yabitega 3 akavuga ati uyu muntu simuzi ati mumukubite byiza uwo muntu simuzi nuko bimeze ase uri guseka ikibe bivuze ngo ufite ideni ukampamagara ubwanuka ndagukupa wakabya nkakuboroka
ubu ni ukuvuga ngo ntabwo ujya unywa amazi y'umugezi. Reka da Kagame tugaburira neza. Ibisore bavuga ngo barandwanya ntawe unkoraho. Kagame mpagarariye. Nta kibazo mfite. Ntushaka turimbwa ndamubwira ntuzi kwitegereza. Motherfucker. Nkigendera. Uranzoza ngiye gututse ngo ndimbwa ngo bigenze ute? Ndamubwira ntazi kwitegereza hakaza undi musore umukubita urushyi. Urimo gukora n'akaga ukisoma. Ntitamira umukenke twikubitira amazi. Imisemburo itandukanye kuko ni ijambo ujya wumva. Wena singiye kuri kubaza ngo mbwire ngo naryo ujye uryumva. No kwa muganga nayo yose barakubwira ngo hormone. Hormone yo bari kuzumva ari iki? Hormone ni babana bavuka batuzuye. Ugahura n'umuntu ngo ni sheri wawe akakwambika impeta. Akwambitse impeta ufite 28, 29 ikagera wambaye ya fiançailles, 30 ikagera, 37 ikagera, ukazasanga umuntu yakwambitse fiançailles imaze imyaka 7. Niyagiye kwiga mu Bushinwa, niyagiye kwiga muri Amerika, aririrwa yirongorera abana hirya no hino ngo yakwambitse fiançailles. Kura mujugunye. Ubwo suzagira umunwa kugeza rya. Wari umuntu kurusha gusambana. Wigeze umfata se mu nyamakuru? Oya ntago nagufashe. Ahubwo impamvu ubyaye nk'umwana wawe n'umuhungu, abantu baje kuguha impundu bati mwabyaye iki, muti twibarutse bati umuhungu. Ejo wajya kubona ukabona umuhungu wawe ngavayimo umutinganya abagabo barimo baramurongora. Shaka se uri umubyeyi ntiwapfagaze. Dusoreze kuri kano kana abariyo kuki yo mwatsinze ngo abakini baza bakagarara hariya niho. Oya bakoma make mu kibuga. Wauki? Ni systeme twashyizeho. Wowe nande? Abafana bose. Na kariya ko gucana amatoroshi dushaka cya gitego cya nyuma nitwe twakazanye. Cyari cyaburiye he? Buri ape nicana amatara. Oya ejo ndayacanye. Nibyo tukamwa twiganye. Shawari hose yarapfuye. Kamananga umukire wa mbere mu Rwanda ukunda murera umeze. Wa mugabo rero ntabwo nyiri umukire narakenye nari nyafite ariko yarashize asiganya ibitekerezo. Wakenye kubera iki? Nakenye kubera Rayon Sport n'abagore.